Ikigo cy'imisoro n'amahoro kimaze kugera ku ntambwe ishimishije yo gushyiraho uburyo bw'ikoranabuhanga bugamije koroshya serivisi zihabwa abasora batarinze gusiragira no gukora ingendo zitari ngombwa. Bimwe mu bimaze gukorwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu korohereza abasora n'abandi bakenera serivisi z'ikigo cy'imisoro n'amahoro harimo uburyo bwo gutanga icyemezo cy'uko nta mwenda umuntu usora afite kandi bigakorwa mu minota itarenze 5 gusa. Ikindi nuko habayeho gufunga tini zitakoze ubucuruzi no gukuraho ibihano byaciwe na systeme y'imisoro, guhagarikisha konti z'imisoro no gufungisha tini mu buryo bw'ikoranabuhanga no koroshya uburyo bwo kwishyura ibirarane by'imisoro mu byiciro. Muri iki kiganiro turibanda kuri gahunda zashyizweho mu rwego rwo korohereza abasora. Tunareba icyo zakemuye ugereranije na mbere yuko zijyaho. Hari impinduka zimaze iminsi zigaragara mu mitangire ya serivisi zashyizweho n'ikigo cy'imisoro n'amahoro zigamije korohereza abasora, kandi uyu munsi biraboneka ko zatanze umusaruro ku basora. Hari uburyo bwinshi duhoramo n'abasora, amahugurwa mu buryo bw'itangazamakuru, mu buryo butandukanye, n'abatugana yemwe bisanzwe bagiye batubwira bati hari serivisi zitugora, noneho natwe tukareba koko tukabona hari ibitanoze muri izo serivisi, kandi ukabona yuko mu by'ukuri ibyo biri gutuma icyo twita cost of compliance cyangwa se icyo bisaba usora kugira ngo yubahirize inshingano ze kirushaho kugenda kiba kinini, cyangwa se amafaranga agenda arushaho kwiyongera, arateze, araje, asubiyeyo, bigenze bite, ukabona ko mu by'ukuri ntago byari bihagaze neza. Ikindi noneho twavugaho ni ikigendanye na gahunda ya leta yacu yo koroshya imitangire ya serivisi, ariko kandi hakabaho n'impanuro za buri gihe, ndetse navuga ko ari ingenzi cyane za nyakubahwa Perezida wa Repubulika buri gihe ahora atubwira uburyo tugomba gushakisha uburyo tworoshya serivisi, cyane cyane ko icyo bidusaba kitaba ari ikintu kigoye, kiba ari ukureba uburyo twateza imbere cyangwa twakimprovinga ibyo dukora. Icyemezo cy'uko nta mwenda w'umusoro umuntu abereye muri leta gitangwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro kigahabwa usora cyaje mu rwego rwo koroshya serivisi. Iki cyemezo gihabwa abantu, ibigo, amasosiyete kandi kenshi bikora ibikorwa by'ubucuruzi kubera impamvu nyinshi. Ikigo cy'imisoro kikagaragaza ko ubu gitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Iyi serivisi yatangwaga mu buryo navuga ngo buri semi automated, cyangwa se usora yashobora gusaba iyi serivisi yo kutabamo umwenda w'imisoro mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko ukajya ukabona bibaye ngombwa nanone ko akurikira ubusabe bwe n'amaguru. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko nyuma yo kubyohereza mu buryo bw'ikoranabuhanga umukozi ari buze noneho kugenda ajye kureba mu buryo navuga ngo ukenera umuntu cyane, yarebye hano, yarebye hariya, yakoze iki, kugira ngo abashe noneho gutanga icyo nakwita approval cyangwa se kwemeza yuko iyo serivisi itangwa. Ibyo rero byafataga iminsi iri hagati y'3 n'6, kandi iyi serivisi y'iki cyangombwa cyabaga ari ingenzi cyane, none uyu munsi kiracyari ingenzi ku bacuruzi, kuko hari igihe usanga agomba kujya mu isoko ryaba irya leta cyangwa se ry'ikindi kigo, risaba yuko uba ufite icyangombwa cyo kutabamo umwenda w'imisoro. Hari igihe uba ukeneye inguzanyo cyangwa se ibyo ukorana na banki mu buryo runaka. Hari n'izindi serivisi muri negociation zimwe na zimwe, hari igihe basaba company kugaragaza yuko nta mwenda w'imisoro ifite. Ariko iyi serivisi tumaze kuyishyira mu buryo bw'ikoranabuhanga ibintu byaroroshye. Uyu munsi navuga yuko muri feedback tubona cyangwa se mu byo abasora batubwira, nta muntu uri kuvuga ko iki cyangombwa kikimugora. Ikigo cy'imisoro n'amahoro cyafashe icyemezo cyo gufunga tini zagaragaye ko zitagikora kugira ngo zidakomeza kubarwaho imisoro y'inyongera ku birarane zisanzwe zifite, kandi bigaragara ko umuntu atagikora. Ubu nabwo ni ubundi buryo bwo korohereza abasora. Mu bihe bitandukanye koko twagiye tubona urugero, abanyeshuri bafunguje ubucuruzi bashaka kuba barwiyemezamirimo bari ku ishuri. Dufite liste ndende cyane, ndetse n'urugaga rw'abikorera twatugejejeho. Twari dufite n'abandi bantu hirya no hino mu gihugu bavuga ngo nagize igitekerezo, numva ngiye kuba rwiyemezamirimo, nandikisha ubucuruzi, ariko wenda mpita mbona akazi, cyangwa se mpita njya hanze, cyangwa se bigenda ukundi. Iza nzozi zo kwikorera yari afite wenda zihagarara ataranatangira. Ikibazo cyabayeho ni ikihe? Wasangaga
aba bantu bose sisiteme yaragiye baca ibihano kandi mu by'ukuri batigeze bakora. Rero mbere na mbere icyakozwe cyari ukuvuga ngo abatagikora reka tubanze dusinzirize izo tini zabo cyangwa se zino nimero zibaranga nk'abasora. Icya kabiri cyakozwe ni ukuvuga ngo reka abantu batigeze bakora mu buryo bwo bwose n'ubundi tubakure mu bitabo byacu nk'abasora kuko ntabwo bigeze bakora nta nubwo bateganya gukora. Abo ngabo rero izo tini zarafunzwe ndetse banabona n'ubutumwa babwira ngo kuko utagikora rwose tini yawe yafunzwe, ndetse na bya bihano waciwe na sisiteme kandi utarigeze ukora nabyo bigakurwaho kuko urumva ko ni ikosa ry'ikoranabuhanga. Aho ngaho rero twavuga yuko mu by'ukuri hari benshi, hari tini zigera ku bihumbi 123 birenga zasinzirijwe, hakaba ndetse na tini zigera mu bihumbi 30 hafi 40 bigera aho ngaho nazo zafunzwe. Gufunga tini z'abantu batigeze bakora no guhagarika konti z'imisoro binyuze mu ikoranabuhanga nabwo ni uburyo bworohereje abasora. Kwandukuza tini cyangwa se kuyifungisha cyangwa se gufungisha konti y'umusoro runaka ubu byaroroshye cyane, ndetse navuga ko nkurikije imibare uko tubibona ni ubwa mbere tugize n'abantu bangana nk'uko bangana uyu munsi. Dufite nkurikije icyumweru cyashize hari bageze mu bantu 1300 bamaze kwiyandukuza mu cyumweru kimwe. Wumva ko ari ikintu gikomeye cyane, barandukuza swat tini zabo cyangwa se barafungisha konti z'imisoro runaka, wenda ni TVA cyangwa se n'umusoro wundi runaka. Ibi byaje bikemura ikibazo bavugaga ngo kwandikisha tini kuyifata biroroshye ariko kuyifungisha ngo biragora cyane. Mu by'ukuri gufungisha tini cyari ikibazo gikomeye cyane, ariko kandi nanakangurira n'abashaka gufungisha ko bagana mu ikoranabuhanga, no kunyura kuri website ya Rwanda Revenue ugafungisha niba ushaka gufungisha no gufunguza. kandi nabwo birumvikana cyo kuvuga gufungisha wenda ngo abantu bumve ko ari ugufunga gusa, n'abashaka gufunguza amatini nabo ni bisanzwe byoroshye. Iyo unyuze muri RDB ukandikisha ubucuruzi, nimero baguhereza nk'iyo kwandikwa k'ubucuruzi bwawe ni nayo tini yawe, nabyo byoroshye muri ubwo buryo. Ni uburyo rero bwo koroshya imikorere ndetse n'imikoranire hagati y'ibigo ndetse n'abasora. Icyakora gufungisha konti y'umusoro bikorwa igihe umuntu ashaka guhagarikisha umusoro runaka kubera impamvu zitandukanye. Ibi bitandukanye no gufungisha tini. Gufungisha tini ubufungishije iyo nimero yose, mbese tukavuga ngo tuyikuye mu bitabo. Bitandukanye no gufungisha ubucuruzi. Gufungisha ubucuruzi ntago biri mu bubasha bwa Rwanda Revenue, aho wabufungurije no bufungira, ariko gufunga tini bwo birakorwa cyangwa se kuyandukura, byo twita deregistration. Ariko gufunga konti y'umusoro no kuvuga ngo tini imwe ishobora kugira konti z'imisoro zitandukanye. Icyo gihe ukajya muri systeme ugasaba kwandukurwa kuri uwo musoro. Iyo niyo konti y'umusoro. Bitandukanye rero na tini yose. Hafungwa ako ngako gusa, niba ari TVA ukuyemo hagafungwa ku ka TVA, ibindi bigakomeza. Hari noneho n'ubundi buryo bwo kwishyura imyenda mu byiciro. Iyi nayo ni gahunda yo korohereza abasora nk'uko bikubiye mu mabwiriza ya komiseri mukuru yo ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2024. Ayo mabwiriza ateganya ko usora ufite ibirarane by'umusoro ashobora kwemererwa kwishyura mu byiciro bitarenze 12 mu mwaka. Urebye uko mu minsi ishize byari bimeze, ubundi umuntu ushaka kwishyura mu byiciro yasabwaga kwishyura 10% by'ibirarane afite. Ubu niba twafashe urugero rwa miliyoni 10, burafata miliyoni 1, hanyuma ukabona n'ingwate yemeza yuko nyine uzishyura ibyo birarane. Niyo mpamvu mwabonye amabwiriza ya komiseri mukuru yasohotse mu mpera z'ukwezi kwa gatanu yoroshya noneho izo condition cyangwa se byasabwaga, aho uyu munsi usora ushaka kwishyura ibirarane mu byiciro araza akabisaba akavuga ati dore uburyo ngiye nshoboye kwishyura n'ubu ngubu.
mu gihe cy'amezi 12 akaba ashobora kugenda yishyura ibirarane afite gake gake mpaka bishizemo. Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzareba kandi uburyo bwo korohereza abasora bwashyizweho n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, harimo uburyo bwo gutanga serivisi yo guhererekanya ibinyabiziga izwi nka mitasiyo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Abakeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero itishyurwa ariyo 3004 cyangwa mukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro.